banza guforomata muri wowe, ukabanza ugakuramo porogaramu yo kwiringira ibifatika, kuko tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. yego turabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe bakundwa dukunda kubona ku biganiro byo Agasuda TV. Na n'uyu munsi rero twongeye kubategurira ikindi kiganiro kigufi cyane. Niyo mpamvu tukuvuga twihuta kugira ngo dukoreshe iminota mikeya, twere gukoresha igihe kirekire. Rero tugiye kuvuga ku bintu nka bibiri. Ikintu cya mbere, iyo udasobanukiwe by'urugendo rujya mu ijuru, iyo udasobanukiwe iby'igihugu werekezamo, iyo udasobanukiwe inyungu z'icyo uzafata imbere, kenshi uhora uhuzagurika, ugahora usubira inyuma, ugahora ucika intege n'ibintu bitandukanye kandi bitagombye kuguca intege. Rero hari abantu benshi babona bakoze amanyanga cyangwa se bakoze ibintu bitari byiza mu maso y'Imana, bakabona Imana irabaretse, bakagira ngo burya byarangiriye aho, cyangwa se bagatekereza ibindi bintu. Ariko nyamara burya Imana impamvu yakuretse ni uko hari ahandi hantu muzahurira, kandi aho hantu ariho h'ingenzi. Dufate urugero rutoya ku muntu w'umunyeshuri. Umuntu w'umunyeshuri iyo ari mu ishuri agakora ikosa cyangwa akarangara, mwarimu ubwa mbere aramukubita, agakomeza amwingingira kwiga, wa mwana agakomeza akanga. Yamara kwanga kwiga, ikintu ahita amukorera, amutegereza mu bizamini rezilita ze uko zizaba zihagaze. Benshi rero babona hari ibyo bakora Imana ikabihorera, kandi nyamara bari gukoresha umwanya wabo nabi, Imana ikabihorera, bakumva ko bwa bwami basa naho babutesheje agaciro ku bw'inyungu za kano kanya. Rero iyo abantu bari gukora nabi, kubera ko intego y'ubugingo y'ubwami bw'Imana, intego y'umugambi w'Imana urayisanga muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubera iki? Kubera ko abari mu isi hari ikintu cyitwa kurimbuka kibategereje. Noneho rero kugira ngo aba bantu bazabashe gucika ako kaga ko kurimbuka, yohereza umwana wayo kugira ngo acungure abantu, abarinde kwa kurimbuka, kwa gucirwaho iteka kuzababaho. Noneho bivuga ngo umukristo akimara kwinjira mu bukristo, nta kindi kiba kigamijwe uretse kurindirwa ubugingo bwe, kurindirwa ubugingo bwawe. Icyo ngicyo nicyo Imana nicyo igambiriye, kugira ngo irinde ubugingo bwawe, were kuzarimbuka, were kuzacirwa iteka. Muri iyi si rero, muri uru rugendo turimo rujya muri icyo gihugu, muri uku gushakisha ayo manota, muri uku kugenda mbese dushakisha kuzagera kuri icyo gisubizo cyuzuye, kuri uwo mugambi w'Imana wuzuye, aho ngaho niho harimo nimba uhuye n'ikibazo runaka ugasenga Imana, Imana ikagikemura. Burya ntabwo igikemura kugira ngo ukomeze uhange amaso muri kwa gukemuka kw'ikibazo cyawe, ahubwo Imana ibigira ngo ukomeze rwa rugendo rwawe utagifite inkomyi ibasha kukuzitira mu nzira wari urimo kugenda mu rugendo rwawe. Rero niyo mpamvu iyo udasobanukiwe intego y'aho ugomba kujya, intego y'Imana ishaka ko ugeraho, kenshi ubona hari ibitangaza bikoretse ukarangarira muri ibyo bitangaza,
kandi nyamara umugambi w'abadayimoni ni uwo kugira ngo urangarire ibyo bitangaza, wibagirwe ubwami bw'Imana, wibagirwe kwa gucirwaho iteka gutegereje abari mu isi. Ibyo ngibyo rero bikagukururira akaga ko kuzagwa muri uwo mutego wo gucirwaho iteka bitewe n'uko hari ibintu urangariye byaha muri iyi si. Tugiye gusoma ijambo rigufi riri muri Yakobo igice cya mbere, turasoma n'umurongo w'uwa kabiri, ku wa mbere tumanuke noneho tuze nko kugera ku murongo wa 5. Haravuga ngo, Yakobo igice cya mbere umurongo wa mbere ukomeza hepfo, haravuga ngo, Yakobo imbata y'Imana n'Umwami Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatashya. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana nk'abantu bose, itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Yesu atugirire neza. Hano dusomye amagambo avuga ngo, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa kwanyu hari ikiri kurebwaho. Ese uri ku rwego rungana iki rwo gusobanukirwa ahantu ushaka kujya? Uri ku rwego rungana iki rwo guha agaciro aho hantu ushaka kujya? Uri ku rwego rungana iki rwo gusobanukirwa umugambi w'Imana ku bantu? Noneho Yakobo arangije arababwira ngo, ariko niba hari ubuze ubwenge, ariko niba hari ubuze imbaraga, ariko niba hari ubuze iki n'iki kandi cyamufasha mu rugendo, niba hari ubuze iki n'iki cyamufasha kugera kuri kariya gakiza, cyamufasha kugera aho Imana ishaka kuhagera, cyamufasha kugera kuri uriya mugambi w'Imana w'agakiza, agisaba Imana, ariko ngo asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya. Mbese asabe azi neza ko ari ikintu gishobora kumuha sapoti mu rugendo rujya muri icyo gihugu. Ariko ngo umuntu w'imitima ibiri arimo arareba akavuga ati, iki kintu hari n'umuntu ukorera Imana atari mu buryo bwo gukorera Imana, ahubwo akaba ari uburyo bwo kugira ngo ninjya muri biriya nzagera aha n'aha, nzakomera, nzamenyekana, ugasanga niyo mibare yifitiye. Noneho ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Nimba yakoreye Imana yabaze imibare neza, ariko ubona ko iyo mibare izamuhesha icyubahiro, byagera muri ibyo by'ubwami bw'Imana akabona ageze imbere, aho kugira ngo abone icyubahiro, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye ko kugeragezwa, yes, bivuga ngo hariho gushungurwa kugira ngo ubone ko bya bindi wiringiraga, ya mibare yawe wabaraga itari ikenewe, ahubwo hari ikindi gikenewe kugira ngo uzarangize urwo rugendo amahoro. Noneho iyo ugeze ngaho imbere rero, ugasanga cya cyubahiro cyawe wari uzi kuri bubone ahubwo cyabuze,
hariho gusuzugurwa. Benshi basubira inyuma bakibagirwa umugambi w'Imana ku buzima bwabo bitewe n'uko bahuye n'ibigeragezo bitandukanye. Ariko ntabwo ukwiye gukangwa n'ibigeragezo byawe, ntabwo ukwiye gukangwa n'amakuba yawe ngo akubuze gukomeza urugendo. Kuko urugendo rwawe iherezo ryarwo, sobanukirwa iherezo ry'urugendo rwawe. Nicyo cyatumye Abisiraheli Imana ibabwira ngo bajya mu gihugu cyitwa Kanani. Ni igihugu kiri gitemba amata n'ubuki, ni igihugu cy'umudendezo, ariko nyamara mu nzira bahuriyemo n'ibindi bitandukanye. Rero iyo udasobanukiwe level yo gukomera kw'Imana, iyo udasobanukiwe ubushobozi Imana ifite, iyo udasobanukiwe ko Imana ishobora kurema ariko igahuza na wa mugambi wayo, icyo ishaka yo ni uko ubanza guforomata muri wowe, ukabanza ugakuramo porogaramu yo kwiringira ibifatika. Kuko icyo Imana igushakaho ni urugendo rujya mu ijuru, aho hahandi uzajya gucungura ubugingo bwawe, bugacungurwa. Imana y'amaraso ya Yesu Kristo akakurinda kurimbuka, akakurinda gucirwaho iteka. Icyo ngicyo ni cyo Imana yagushatseho, icyo Imana igushakaho. Imana itugirire neza. Rero iyo uhuye n'aya makuba, iyo uhuye n'ibi bigeragezo, kubera ko utasobanukiwe iyo uri kujya, umeze nk'uyu munyeshuri, inzara iramuriye cyangwa se saa sita zirageze kandi mwarimu arakigisha, ntashaka gukomeza kwiga, ahubwo arashaka kwigira kurya, kandi icyo kujya kurya si cyo gifite agaciro, ahubwo gifite agaciro n'ejo bundi mu kizamini bazabaha, kireba niba koko ya manota rya somo yararyumvise neza. Aho ngaho niho mwarimu amutegeye, ayo manota niyo azamuha ububasha bwo kwimuka akajya ku yindi level. Bivuga ngo rero nawe nukomeza urangarira ibifatika, nukomeza urangazwa n'iby'aka kanya, ntabwo uzabasha kurangiza urugendo rwawe, ntabwo uzabasha kugera kuri ya ntego y'agakiza. Ariko kandi nimba ubona muri urwo rugendo hari imbogamizi, wakoze ibishoboka byose bikananirana, Yakobo warakubwira ngo nimba hari ubuze ubwenge, niba hari icyo ubuze, ugisaba Imana. Ariko usaba Imana utiringiye icyo kintu ko aricyo cyagukura muri ayo makuba, ahubwo usaba Imana wiringira ko hari n'indi nzira Imana ishobora kuguha yo kugukura mu makuba. Bivuga ngo niba usengera icyo kintu, senga Imana ariko uri guhangana no kuvuga ngo ese ni ikihe gisubizo nabona cyamfasha kurenga kuri uyu mworera. Iyi niyo ntego y'amasengesho yawe. Ntabwo amasengesho yawe akwiriye kuba ayo kubakira kuri nimba umukire, akwiye kuba iyo kubakira ngo nimba umunyacyubahiro, nimba uvuga rikijyana, ningera hariya, ninjya ngera aha n'aha abantu bagatinya. Ibintu nk'ibyo ntabwo ari byo ukwiye gushingiraho wumva ko ari uzakomera mu rugendo rujya mu ijuru, kubera ko hari izindi nzira nyinshi zo kugufasha kunesha kugira ngo uzagere muri ubwo bwami. Ikigendererwa rero gituma Imana isubiza amasengesho yacu ni uburyo twasenze. Hari ijambo Yakobo yavuze ngo musaba nabi ntimuhabwe, kubera ko mwasabye nabi. Bishatse kuvuga iki? Murasaba ariko ntimumenye icyo musabye ngo mugihuze n'agakiza kanyu. Ufite ibi kuko bitaguhagije, kuko ari bikeya, ugashaka ngo byiyongere, kandi n'ibyo bikeya agakiza kabyo kakunaniye kugira ngo bigufashe kurinda bwa bugingo bwawe. Kenshi icyo gihe iyo ubibuze ko ari byo wiringiyemo, uragwa ukava mu byizerwa. Sobanukirwa impamvu y'agakiza, sobanukirwa impamvu y'ubutumwa bwiza.
ni ukugira ngo irinde ubugingo bwawe gucirwaho iteka. Ntabwo ari ukugira ngo ube umunyacyubahiro, ntabwo ari ukugira ngo ube umutunzi, ahubwo ni ukugira ngo urindwe ubugingo bwawe bwere kuzacirwaho iteka. Witondere rero amasengesho yawe n'amahitamo yawe, kuko naba yo kurangarira mu isi aho kurangarira ubugingo buhoraho, aho kurangarira kurindwa gucirwaho iteka, ahubwo ugakomeza urangarira ibyo ngibyo bitandukanye, ntabwo uzagera ku mugambi w'Imana. Kandi icyo Imana ikwifuriza ni uko bikurinda gucirwaho iteka. Imana itugirire neza kandi Imana iguhe umugisha kubw'uyu mwanya tumaranye. Wite cyane kurindwa k'ubugingo bwawe, n'icyo Imana igushakaho. Buriya niyo mpamvu ibyo byose ubona bigukikije iruhande rwawe, ni ukugira ngo usobanukirwe kurushaho umugambi w'Imana. Ndagushimiye kandi Imana ikwiteho mu rugendo kugira ngo uzarangize ugereye amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen.